Haleluya, nongeye kubasuhuza mwese abari mu mpande enye z'isi, ndabasuhuje mbifuriza umwaka mushya uzababere uw'umugisha. Amazina yanjye ni yandi ni niyo gusengwa Honorine. Ndabasuhuje rero, mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge dushimira Imana yaturinze. Kuba yaturinze si uko turi beza, si uko dukiranuka, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo rwayo iba yatugiriye. Reka tuyishime rero, kuko hariho benshi ubu ngubu bari mu bitaro, ubu ngubu hariho benshi bapfuye muri uriya mwaka washize, ariko ubu ngubu kuba twebwe twaratangiye umwaka ntabwo ari kubw'ineza, ntabwo ari kubw'urukundo tugirana twebwe ubwacu, ahubwo ni uko Imana iba yaturinze kugira ngo igire ibyo izadukoresha mu gihe kiri imbere. Reka rero dushime Imana. Mwami Yesu, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo, ngushimiye imirimo n'ibitangaza, ngushimiye ko waturinze tutarabo kurindwa, kuba tugeze amagingo duhumeka umwuka w'abazima. Si uko turi beza, si uko dukiranuka, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo rwawe. Wakoze rero Mwami Imana, dore tugiye kuganira ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ntirize mu gutwi ngo rihungukire mu kundi, ahubwo rishinge imizi muri twebwe. Bana natwe rero ngo umize kuturengera, reka uduhereze kubyumva no kubyumva, byose by'ineza mu izina rya Yesu Kristo, amena. Dusome ijambo riri muri Yesaya, iki ni icya mbere, umurongo ni uwa 19. Haravuga ngo nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nitwemera tukumvira ngo tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Kumvira rero ntabwo ari ukuvuga ngo ukumvira ngo abantu wapi, ahubwo ni ukumvira ijambo ry'Imana ukarikurikiza, ukera imbuto, wamara kwera imbuto Imana nayo ikakugirira neza. Reka rero dusome n'irindi jambo, nahaye umutwe uvuga ngo Imana yaduhaye undi mwaka w'amahirwe w'umugisha, reka tugerageze gukiranuka muri uyu mwaka. Turasoma muri Luka umurongo wa 15, igice cya 15 umurongo wa 6, haravuga ngo kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo nuhirire, nufumbire ahari, hanyuma wakera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yabaciriye umugani w'uruzabibu. Uwo mugani w'uruzabibu rero ntabwo ubu ngubu ukiri umugani, ni kuri twebwe. Databuja nyine yabwiye umukozi wiwe ati, uyu umuti ntabwo wera, uwuce. Uwo rero uwo muntu ntabwo ari umuntu usanzwe iki, ahubwo ni Imana. Imana rero yabwiye umuhinzi, imaze kubwira umuhinzi iramubwira ngo kuva uyu mutini utari kwera imbuto nk'izo nshaka uwurimbu. Ariko ngo ugira neza ari we wari uri kuzinda, yaravuze ati, yabwiye databuja aramubwira ati, oya databuja, wugirira imbabazi, wenda uyu mwaka wakera imbuto. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo muri uyu mwaka twakera imbuto, kubera yuko uwadutetse ngo uwaturemye adukeneyeho imbuto. Imyaka 3 yose yashyira ingahe igashira nta mbuto wera, ariko ubu ngubu dukeneye kwera imbuto. Izo mbuto rero urukundo, ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, nazo ziza mu mbuto za mbere Imana ibidushakaho. Kuko n'iri jambo ry'Imana ryaravuze ati, muri uyu mwaka niritera imbuto muzawurimbure.
Ntabwo rero dushaka kurimburwa muri uyu mwaka, ahubwo twere imbuto nk'iz'Imana ishaka. Reka uyu mwaka uzatubere uw'umugisha, reka uyu mwaka tuzakorere Imana ibyo utakoze muri iriya myaka yashize, kuba Imana yaragushigaje ni uko hari icyo igukeneyeho. Reka rero muri uyu mwaka twere imbuto, muri uyu mwaka tugire urukundo, kubaha, twihangane. Nitumara kwihangana tugakora ibyo Imana ishaka, Imana nayo izabana natwe, izaduhereza ibyo twifuza, kubera ko ntabwo twatahira kwifuza gusa ariko tudakora n'ibyo Imana ishaka. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye kwera imbuto. Reka twere imbuto rero z'Imana ishaka kugira ngo tutazarimbuka muri uyu mwaka, ahubwo tuzatohe dushishe, dukore ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka mbese ibitubonemo, nimara kubitubonamo Imana nayo izururuka itugirire neza. Iryo jambo rero nari nifuje ko twaganira kuri uyu munsi. Reka dushime Imana yo yaturinze tukaba nyine tugeze amagingo duhumeka umwuka wazima, tukaba twaratangiye umwaka. Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo hari benshi barwaye turabasengera barakira, gusa umuntu urwaye ufite ikibazo cyose, ikintu namushishikariza ni ukwizera, kuko nta kwizera nta kintu na kimwe wagiraho. Nubwo waba urwaye ariko utizeye nta kintu na kimwe wageraho. Gusa icyo ugomba kugira ni ukwizera, kuko kwizera kurakiza, kwizera gukora imirimo n'ibitangaza, kwizera ni ukwa mbere, uba ugomba kugira ukwizera. Reka rero dushime Imana. Mwami Yesu turagushimye, turaguhimbaje, urakoze kuko ubanye natwe tukaba twumvishije ijambo ryawe. Reka uduhereze imbaraga zo kwera imbuto nk'uko ubishaka. Ni uwo kuri iyi si tuba dufashe igihe kinini mu ntambara. Kuri iyi si nubwo tugerageza gukora ibyiza, ibibi bikadutanga imbere, ariko dufashe Mwami Imana muri uyu mwaka tuzere imbuto nk'izo ushaka. Dufashe uturwanire mukunzi mwiza, ugomeze kuturengera muri byose, ugomeze kubana natwe. Reka mukunzi mwiza ibyo tukwifuzaho nitumara kwera imbuto Mwami Yesu uzabiduhereze. Urakoze rero mukunzi mwiza, icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Murakoze rero kumva ijambo ry'Imana. Shalom shalom.